kugira muri yo binyuze muri Mwuka Wera ifite ububasha bwo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose bakora imirimo myiza yose. Ndabingingira imbere y'imbaga ngo mu izina rya Kristo iyi Bibiliya izabe umurage wanyu mu nshingano muhawe uyu munsi, izababera umucyo mukuru ubamurikira kugira ngo mubone uko mukurikira abo mumurikira abo mubana igihe cyose muzaba mukiriho. Imana izabibafashemo. Amen. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Bibiliya rero n'ubundi ijana n'umwuka w'ubuhanuzi. Reka duhamagare umuyobozi wa zone yacu ya Kinigi kugira ngo nawe abundi abahe impamba n'ubundi. Ni Habimana Elisa nadupangire igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo byihute rwose. Aravuga ati rwose ndabereka uko mubigenza, reka abahe impamba. Ni impamba y'umuzingo rwose, kandi buri wese akoreho ibitabo birenga 5. Ibyo rwose agomba kuba afite mu mutwe. Murakoze cyane. Ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi tubibahaye nk'umurage, muhawe n'itorero uzabafasha mu mirimo mugiye kujamo yo kurera urubyiruko. Ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byanditswe na Elena White ni umuco muto udufasha gusobanukirwa na Bibiliya. Ubwo unyemerere ntangire. Ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byanditswe na Elena White ni umuco muto udufasha gusobanukirwa Bibiliya y'umuco mukuru. Umuyobozi mukuru agomba kubyiga kugira ngo bimufashe gusobanukirwa n'icyo Imana ivuga binyuze mu ijambo ryayo. Ndakwingingira imbere y'Imana n'imbere y'imbaga ngo mu izina rya Yesu Kristo, Mwuka w'ubuhanuzi uzabe umurage wawe mu nshingano hawe uyu munsi. Uzakubere umuco muto ukumurikira kugira ngo ubone uko usobanukirwa n'ibyo Mwuka w'ubuhanuzi akubwira, kuko ari wo uhamya Kristo. Bibe bityo mu gihe cyawe cyose uzaba ukiriho. Imana izabibafashemo. Amen. Ikireza ko rwose n'ubundi ubwo bamaze kubaha impamba barabaha ibirango byaje rwose bigomba kugaragaza aho bagiye. Burya buri muntu wese agira ikimuranga. Jean Damascene rero ubuyobozi cy'ikiri cyaje mu ntara y'ivugabutumwa ya Nyarugina abidufashemo. Umurage w'ibirango. Icyiciro cy'urubyiruko rwo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kibereyeho kugira ngo gifashe abana n'abasore binyuze mu itorero mu guteza imbere iby'umwuka, iby'umubiri, iby'ubwenge, babumbiye mu mbaraga enye arizo abato, abarondabukanda, abambasaderi n'urubyiruko rukuze. Tubashikirije ibi birango nk'ikimenyetso cyo kubasaba kwita ku bakiri bato babarizwa mu itorero ryayo kugira ngo mubabere amaboko meza abaha impanuro n'impamba zikwiriye z'itorero ryanyu ry'uyu munsi n'ejo hazaza. Mubabere icyitegererezo gikwiriye muri byose, aho ariho hose n'igihe cyose. Imana ibibafashemo. Tekereza yuko rero nk'uko bamaze kubitubwira, Imana niyo igomba kugenza gute kubibafashamo. Rero n'ubundi bigendana no kubaha inkoni y'ubuyobozi, kuko ni abayobozi bakuru kandi bamaze kubibemerera, bityo babaha rero inkoni nk'ikimenyetso cy'uko bahawe ububasha. Ubuyobozi bwa Filipi n'ubundi burabidufashamo. Bizimana John. Uyu murage w'inkoni y'ubuyobozi ntabwo ari inkoni yo kurwanisha no gukubita abana, ahubwo muze kubikurikirana neza muri inyandiko iyobora icyiciro cy'urubyiruko. Inshingano muhawe uyu munsi niyo kuyobora urubyiruko. Iyo nshingano ntabwo igenda yonyine, iherekezwa n'ubushobozi n'ububasha
kurangiza inshingano zanyu mu buryo bwuzuye. Mu kimenyetso cyo gushyikirizwa iyi nkoni y'ubuyobozi muhawe ububasha bose bahabwe imbuto baherewe mu rwangeri igihe turi mu mwiherero. Izi mbuto nimwe baziherewe, niyo mpamvu bagomba kuzibambika ku mugaragaro kugira ngo tutazabona hari abazambaye mu kibazo ngo mbese izi mbuto bazikuye. Bigenda nk'uko umuyobozi John yarabivuze, bigenda byubatse, ntabwo ari ugupfa kuzambara. Ni impeta bakwiriye rero kubera ko tubahaye, kubera ko ari impeta nyinshi ziba zigerekeranye, dushizeho imwe, tubahaye uburenganzira bwo gutondeka izindi. Murakoze cyane bandi babo. Arakoze cyane rero, turi kugera ku musozo. Reka hasigaye gahunda yo gusenga. Reka abayobozi bakuru bose nk'uko bisanzwe biri baze hano imbere n'aba inshingano bajyemo hagati. Noneho turareka pastor Munyamanzi kuza kubasabira umugisha, n'abandi ba pastor turegera hafi dusoza uyu muhango. Harakoze umuyobozi wari uhagarariye iridi muri uyu muhango kuba adufashije. Noneho reka dusabe aba bagenzi bacu bamaze guhabwa inshingano kugira ngo basabe umugisha udupasa rw'uko mugabanye inanga. Tugiye gusenga. Data ugira neza, ugukora cyane mu ijuru. Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye cyane. Tugushimiye ko turindiye aha hantu kuva mu gitondo kugeza magingo aya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimira amagambo y'ubugingo twumviye aha ngaha. Nyagasani turakwinginze kugira ngo abe ari wowe uzatuma tugukurikira, kuko ari wowe ufite ububasha bukomeye, uzadutsindira imbaraga y'umwanzi aho yakomoka hose, kugira ngo turekurane n'ikibi n'ubwo tuzatugire umugambi. Uyu muhango rero rw'aba bana bitanze kuwukorera, tuwushyize mu biganza Nyagasani ngo uzabashije gukora inshingano zabo, kugira ngo igihe nikigera uzasanga barahinduye benshi kuri Kristo, uzadukire umugambi wawe. Tugiye gutaha, dukomereze mu buntu bwawe, aho tunyura hategurwe nawe, uturinde imbaraga y'umwanzi aho yakomoka hose afungwe, maze Nyagasani nutugire mu rw'amahoro, ndetse tugakomeza kubana nawe, uzashima izina ryawe. Amahoro y'Imana atagira impinduka abandi buri wese, kandi mushaka isezerano dusezekazeho twese, ngo Yesu umukiza wacu. Mwakoze cyane rero twabanye muri gahunda. Reka dutumire abizera uburyo mwitanze rwose, Imana ibahe umugisha. Kagira ngo rero mu rwego rwo kubashimira mu minota 2 tutaha, mwiri rwose ishimire ko aba bantu bishimiye nabo kuba mu cyiciro, abakapiteni bacu uko mwabiteguye, abandi muze gutana amahoro y'Imana, abadiyakoni, abashiya maradufasha gucura ibikoresho kugira ngo nanone hano hagire umutekano. uyu mugati Ifoto rwose, ifoto abageni bagiye gutanga umugati. Abageni rwose bagiye gutanga umugati, kandi baravuga ngo nta foto nta cyabaye, nta foto nta cyabaye rwose. Iyo foto rwose kameramani rwose yifate neza, wemerewe rwose kuhegera ugafata amafoto neza. Yego, nta foto nta cyabaye. Mate. Arriba. iyi ni isaha yo kuyacyura.
Bana mwabaye benshi ntabwo umuganga twabubaha turabubaha rwose Babaye benshi turabubaha pe ntabwo ndabubaha kuva uyu munsi